urwego nuririyeho uri nyegamiyeho ndokora imitego y'umwanzi rurema rugira rukaba. Iyo witegereje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri kino gihe ubona ko indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zigenda zitera imbere cyane ugereranyije na mbere. Aba bakobwa neza ni impanga za Vestine ndetse na Dorcas. Uko bakuriye mu makorari y'abana ndetse banakura uwo mwuga bakawukomeza. Impamvu mbyise umwuga nuko muri kino gihe dusigaye tubona abantu benshi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ibi bikabatunga. Yitwa Alicia na Germaine, iwabo ni mu karere ka Rubavu. Kuri ubu bamaze gukora indirimbo zigera kuri 5. Hari yitwa Urufatiro, Rugaba, Wa Mugabo, Ihumure ndetse hakiyongeraho n'iya 5 yitwa Uriyo. Iyi ndirimbo yabo ya 5 ni indirimbo yakoranywe ubuhanga buhanitse ndetse kandi ikaba yaranditswe n'umuhanga cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twemera nk'imashini y'umuziki Niyo Bosco. Ndagira ngo ubanze wumva aka kantu. Ako kavideo uri kubona muri screen yawe rero ni igihe Niyo Bosco ari kumwe na Alicia ndetse na Germaine bari ku recording indirimbo yabo Uriyo yanditswe na Niyo Bosco. Aba bana kandi uko ari babiri ni abavandimwe ndetse bose bakaba ari n'abanyeshuri. Umukuru yitwa Alicia, yiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ibijyanye n'ubuganga, Medicine and Surgery. Naho Germaine akaba ari murumuna we, uyu waracyari secondaire yiga indimi n'ubuvanganzo. Ariko se ubundi batangira ibintu babitangiye bate? Abantu ku mbuga nkoranyambaga se bakibabona ko batangiye gucika urondogoro bavuga bati biganye Vestine na Dorcas, bo babivugaho iki? Ubundi se muri rusange inzira banyuzemo kugira ngo bagere kuri uru rwego bagezeho tube tubazi turi no kubavuga hano ni iyihe? Nijyo ngiye gufata akanya gatoya tukabiganiraho, hanyuma ngahita nigendera tugahurira mu bindi biganiro. Yes, ndabasuhuje cyane kandi mbifurije amahoro y'Imana ngakomeze abane namwe aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda hanze yarwo. Ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije kujya ukomeze umererwe neza cyane, ibyo ukora umunsi ku wundi birushaho kugenda neza cyane. Ndabizi ko dukora ibintu byinshi bitandukanye, turi mu mirimo igiye itandukanye. Ndakwifuriza kugira ngo bikomeze bigende neza cyane. Ngwaye nikaze ku muyoboro wacu Admount Niyo. Nk'ibisanzwe tuvuga amwe makuru akomeje kugenda acishikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, amakuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu bastari batandukanye muri societe nyarwanda ngo bimeze bite, byose umunsi ku munsi nkagenda bigutegurira nyuma nkabizana tukabiganiraho cyane. Niba rwa mbere ugeze hano ndakwibutsa ngo ubuke ukande kuri subscribe, hanyuma ufungure n'akazogera kugira ngo nidushyiraho video ugite uyibona mu bambere. Hanyuma rero ndagira ngo tuganire kuri aba bana Alicia ndetse na Germaine. N'abana b'abahanga cyane mu kuririmba, n'abana nabo bakuze neza amateka yabo asa na ya Vestine ndetse na Dorcas. Umwe ni mukuru undi ni mutoya nkuko Vestine na Dorcas nabo bimeze. Ndetse kandi nkuko Vestine na Dorcas bakuriye muri korali y'abana ndetse banakora bakajya muri korali y'abakuru, korali Goshen hariya i Musanze, korali nziza cyane yanaririmbwemo n'abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse na Dorcas wa Papi Clever nawe twagiye tubigarukaho ko yaririmbye muri iyi korali. Vestine na Dorcas baririmbyemo bakiri batoya ndetse mbere yo kugira ngo nyine tunabamenye baririmbaga muri iyo korali. Aba bana b'abakobwa rero nabo Alicia ndetse na Germaine nabo amateka yabo ndetse n'uburyo bakuze baririmba, bakunda kuririmba bakorera muri korali y'abana ndetse banakura bakajya muri korali y'abakuru neza ahura na ya Vestine na Dorcas, ndetse no mu miririmbire yabo irasa neza wagira ngo nibo ba kabiri. Umukuru yitwa Ufitimana Alicia, hanyuma murumuna we akitwa Ufitimana Germaine. Iwabo n'abana 7 bakaba bavuka mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Gisa. Ariko ikintu gitangaje kuri aba bana, papa wabo niwe wabonyemo impano yo kuririmba. Buriya hari igihe ujya ubona nk'umwana ukabona umwana yumvamo ikintu, yumvamo ubushobozi bwo kuba yabasha kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, cyangwa se yiyumvamo indi impano runaka ukabona nyine umwana yakuze abikunda anabyiyumvamo. Ariko papa wabo niwe witegereje abonamo iyo mpano, hanyuma abona ko babibasha kuba baririmba indirimbo zabo zigiye zitandukanye ndetse zikanakundwa nk'uko bakuriye muri korali, ndetse nyine bamara no kuba bakuru bakomeza bakaririmba muri korali. Papa wabo mu busanzwe ni umuproducer, akora indirimbo ariko nanone akaba anazandika.
Papa wabo rero kubera ko ubuhanga n'ubundi bufite bwo kwandika indirimbo ndetse no kuririmba byose, hari indirimbo ngo yari yanditse, hanyuma rero aza kubona aba bana avuga ati ariko aba bana indirimbo nanditseho kugira ngo nyiririmbe, uwayibaha bakayiririmba hanyuma tukareba ko babibasha, nkareba ko bimeze. Niko guhita baha iyo ndirimbo rero ya mbere yari yanditse yitwa Urufatiro, akaba ari nayo ya mbere bakoze, akayikorera no muri studio ye. Nuko indirimbo imaze kugera hanze irakundwa cyane rwose. Imaze umwaka hanze ndetse nabo nyine ubwo nibwo bamaze umwaka batangiye ibi bintu byo kuririmba nk'umwuga cyangwa se kuririmba nk'itsinda ari babiri, Alicia na Germaine. Indirimbo yararebwe cyane, yakiriwe neza, kuri ubu ngubu imaze kurebwa n'abantu bari mu 600 na kuzamura. Urumva ko ni ibintu byiza cyane ndetse ni ibintu by'agaciro, ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye bakomeje kugenda bakora nyuma yaho, imibare igenda izamuka, hari iri mu 500 kuzamura. Ndetse niyo baherutse gukora ejo bundi yitwa Uriyo, bakoranye na Niyo Bosco nyine yabandikiye, banditse bari kumwe nk'uko bigaragara, nk'uko banabisobanuye, bayanditse bari kumwe. Niyo Bosco nyine yashyize yarabafashije kuyandika no kuyinonosora neza. Imaze kurebwa n'abantu bagera ku 100,000 mu gihe cy'ibyumweru 2. Aba bakobwa kandi ku itariki 24 Gicurasi 2025 batsindiye award cyangwa se bahawe igikombe cya Best Gospel Artist. Ni irushanwa rero rya hariya mu karere ka Rubavu ryitwa Rubavu Music Award and Talent Detection, rikaba ryari ribaye ku nshuro yaryo ya mbere. Urumva ko Rubavu nayo imaze gutera imbere, bagiye kujya bategura ama award agiye atandukanye, ibihembo bitandukanye bagiye babiha abahanzi, nyine abantu bafite impano zigiye zitandukanye bitewe n'ukuntu bagiye barushanwa mu gihe kingana n'umwaka. Ni iby'agaciro gakomeye cyane rero, ndetse harimo n'abantu benshi batandukanye bakomeye, harimo nka meya w'akarere ka Rubavu, harimo abayobozi batandukanye bakuriye amashuri yigisha ibijyanye n'umuziki, ndetse n'umwe mu bahaye igikombe bano bakobwa ni umuyobozi ukuriye ishuri ry'umuziki rya hariya i Muhanga, nawe yarahabaye cyane. Ubwo aba bana rero bahabwaga iki gihembo, babajijwe n'itangazamakuru bagira icyo babivugaho ku byo bahawe, bagize bati: ni intambwe twateye nziza, ni ikintu cyiza twagezeho kuko cyatwongereye imbaraga, biduha icyizere cy'uko n'ibindi bizakunda. Iyo rero abantu benshi bagerageje kujya bababaza bababwira bati kuki mwiganye Vestina Dorcas, cyangwa se ati kuki mugaragara nkabo, kuki mwactinga nkabo, ngira ngo niba uri kugenda ubibona uri kubona ko amafoto amenshi bafite amaposteri yenda gusa, nyine ubona ko benda kumera kimwe neza kabisa. Unabonye tuvuga ati abantu neza kuko banaje nyuma nawe ugahera uvuga ati barabiganye. Abantu rero ibagejeje kubabaza iki kibazo ukabaza bati kuki mwiganye Vestina Dorcas, kuki mugerageza kugenda nkabo mu nzira yabo, mwebwe mwumva bimeze bite? Bo rero iyo babageranyije na Vestina Dorcas cyangwa se bakayibabaza gutyo, bo barabyishimira cyane, bakavuga ati noneho ibintu biri kwaguka, biri kugenda byaguka, ko batangiye kugenda batugereranya na Vestina Dorcas, kandi nk'abantu nyine bari hejuru cyane yacu, bumva ko rero ibintu byabo bigenda byaguka cyane, batangiye kubagereranya, ndetse bakanavuga ko ari ukwaguka k'umurimo w'Imana. Nanone bakavuga ko kuba babigana cyangwa se babigana nta kibazo kirimo, kubera ko bose ari umurimo w'Imana bakora. Haba mu myambarire bavuga bati twambara nyine imyambaro yenda gusa cyangwa se inasa, ariko bitewe nuko nyine twese dukora akazi kamwe cyangwa dukora umurimo umwe nyine wo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ibi bikunze kubaho rero cyane, dukunze kubona abantu benshi baba bafitanye amasano bakunze kuririmbana bagakora amatsinda, kandi amatsinda akanagera kure, usibye ko n'abavukana. Hari abandi benshi tujya dukunda kubona, tukabona nk'umuntu akoze itsinda ry'umugore n'umugabo, ndetse bikagenda binatera imbere. Twagiye tubabona kuva kera nk'itsinda rya James na Daniela, Fabrice na Maya, Papi Clever ndetse na Dorcas, hakaza Ben na Chance, tutibagiwe na Jado Sinza ndetse na Esther. Rero ubona ko ari ibintu byiza cyane, ndetse ubona ko gospel nyarwanda ikomeje kugenda itera imbere. Hasigaye harimo ubumwe rwose, birigaragaza, ukabona ko ibintu bimeze neza cyane. Biragoye rero cyane kugira ngo uzabone nk'abahanzi baririmba secular music, indirimbo zindi zitandukanye zitari zo kuramya no guhimbaza Imana, ngo wumve ngo umugore n'umugabo barimo barakorana, ngo umwuga nyine ngo barakorana ngo nk'itsinda. Ntabwo ibyo bintu bikunze kubaho, ntabwo sinzi ko hano mu Rwanda wapfa no kubibona, byaba bigoye cyane. Niyo bagerageje gukora amatsinda, abantu benshi hano mu Rwanda twagiye tubibona, amatsinda yabo birangira asenyutse, birangira bitagenze neza, uko byagenda kose nyine birangira amatsinda arangiye.
ariko iyo witegereje neza muri gospel nyarwanda ukareba uburyo abantu bakorera hamwe, abantu bashyira hamwe, ubona ko ari ibintu byiza cyane, ukabona ko gospel iri kugenda itera imbere cyane, ndetse n'imibare igenda ibigaragaza, haba ku bakurikirana ibihangano by'aba hano mu gihugu ndetse n'abo hanze, ubona ko bagerageza gukunda gospel nyarwanda cyane kurusha secular music. Ngayo nguko rero nibiya bikomeje kugenda bivugwa kuri iyi mihanda, nibyo ngenda gutegurira, hanyuma nkabizana tukabiganiraho. Nuko nibyo dukora, ukande kuri subscribe, hanyuma reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Ciao ciao.